ntago mbangeze amasana ubwo nabuze ahantu nca nyikubwira ariko uranyihanganira mama wa Pampe kumbwira ko barafinda nawe bamutoye ntago bamutoye ko nagiye nkasaba ibyo ngibyo wibivuga mama wa Pampe isi yanyikaragiyeho sinajye nasanga n'urugi barukuye mama wa Pampe ubu ngubu tuvugana Sadonda yarapfuye iki igisima bacyomuyeho niyo mpamvu ndi kubona uri kugenda byibuze ntago kiragera igisebe kiracyarimo harimo inkovu yarapfuye hano muntu uze bakuyeho haracyarimo ibisebe haracyarimo ibisebe se wigeze ubona nambaye gutya kuko iminsi yose tuzi njye nyine naragiye nanjye mera nkaho binciyeho mera nkaho reka mvuge mera nkaho nteretse hagati mu ryinyo ndiba ibintu narindimo ntabwo navuga ngo naribagiwe ahubwo ibintu njye nari ndimo mpura nabyo uriya mukobwa undangiye ahangaha uriya wo mu gipangu cyane iyo umutima akaza kuhugurira hagati uzafata umukobwa ubuze ko bakenye amafaranga nari mfite nari gutuma undi muntu ubuze hari ikintu kindi ubona ejo ubyumviye ahandi ntabikubwiye nk'umuntu w'inshuti yawe kwa mama wanjye nk'umuryango muri rusange ntabikubwiye ukabyumvira ahandi hari ubundi buryo wamfata iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oh yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya rwakazamura igisho cyagwa gusika muturu saa 7 nimugoroba samatera gacyaya cyagasambu undi cyari kuri Manzi Innocent TV irebere byinshi byiza twakwa gutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba kuri subscribe n'imutari wayikora ndetse nawe wayikoza na kwinyanga usaba cyane kubisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zisimaze iminsi nkwinginga ngo usaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe icyakunze menyo ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanye iki reka nagire mereza ikaza abakunzi bacu bari muri Amerika Asia Afrika ndetse na Australia bari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse n'abari imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru asirazuba uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali reka nkubwire ko urukundo ugenda utugaragariza uburyo ugenda utwitaho ama ideas yawe cyangwa se inama zawe ugenda utuha Imana ijye biguhera umugisha kandi uko ukomeje kubana natwe ibiba byose ubibona ukagira n'uruhare kugira ngo ibyo byose bikemuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi Imana ijye biguhera umugisha kandi ujye wumva ko uri gukorera umugisha uturuka ku Uwiteka woshobora gukora ikintu today ukumva ko icyo kintu ukoze ari ibintu bisanzwe ariko kaburemye ikintu gikomeye cyane hazaza hawe njya nkora kubibabwira nkaga ngo gira neza wigendere iyo ni ijambo nkunda gukoresha ahangaha ineza uyisanga imbere murambona ahantu bamwe mushobora kuba muhaza abandi mutahazi njyewe ibintu biri kuba muri no minsi biri kumbaho ndi kubona n'amaso yanjye byambere inshobera amahanga ndi kubura uburyo mbivugamo ndi kubura uburyo mbisobanuramo gusa nyine nicyo gihe ngo bibe kuko bikwiye kubaho mu gihe cyabyo kandi ikintu cyose kibaye ntago nkigitindaho kuko ubwo nyine kiba kigomba kuba bari fate uyu munsi nafashe umwanya mfata urugendo nango reka njye kureba mama wa Pampe ibyamubayeho mwese mwarabibonye ntago ndibuze kubisubiramo njyebwo naherukagayo nari mushyiriye umuceri nta byo kurya yari afite ndiyandayanda nikoramo ndangije mushyira umuceri ko byagenda kose ntihabuze n'undi mugira neza washatse imboga zo yajya akoresha aryo umuceri uyu munsi navuze ati reka tubireyo murebe mubwire n'ibyabaye turi gucamo tutazi iherezo ryabyo tutari twabona ibimenyetso byabyo tutari twabona ngo bizarangira bite tutari twamenya ngo bimeze bite ibya Sadonda kuba yarabuze bamwe tuzi ngo yarapfuye aho bigeze noneho muri nge namaze kubigira confirmed bisa nkaho nabyemeje kubera ko
ibimenyetso byose abantu bari kugenda bampa usibye Imana yonyine yaba ibizi, ariko bishobora kuba byararangiye. Rero nagiye kwa mama wa Pampe ngo mubwire ibyo ngibyo nubwo arwaye, nk'umubyeyi wanjye, nk'umubyeyi wa Innocent, nk'umubyeyi wa Jackie, kugira ngo adufashe muri icyo kibazo turi gucamo, kugira ngo turebe icyo twakoranye. Nsanga ntawe uhari, mbaza abaturanyi, ndabaza se na mama wa Pampe uri hano? Ati rero mama wa Pampe twaherutse kare agenda ku gasantere. Fasha umwanya ndaza, ndazamuka, ndamanuka, ndaterera inza ku gasantere inje kumushakayo. Ningira amahirwe ndamubona kugira ngo mubaze se bimeze bito, ariko urumva nimba yabashije kubona imbaraga zijya ku gasantere byanga byakunda nuko ari koroherwa. Imana irakora, imirimo y'Imana ni myinshi, kandi bavuga ngo imirimo y'Imana irenze imyenge ya supanet cyangwa se irenze ibihumbi. By'Imana ikora biradutangaza, niko umuririmbyi yavuze. Ushobora kuba nimba yabashije kubona imbaraga zimwegura byanga byakunda, ashobora kuba yagiye ya basi. Kubw'amahirwe mw'abantu mwe nkigera ku gasantere direct ngira ngo muramubona. Baba we, Mana ishimwe basi ubwo ari gusindagira. Ye baba we, mubye nishimiye kukubona basi wegutse ku karago. Nishimiye kukubona, hanze mbanze ngusuhuze. Uraho neza? Ye baba, amakuru se? Neza gake gake. Ya niko Nderuka abantu bamamagara ndeko mamagara none tuziranye. Maze ndebe none se Imana we. Nasaza none naga gusaza byarangiye shaje. Fasha ubwo ndabona kabiko bigeze. None se bimeze bite? Nakuntu bimeze. Waruje kugura agatenge hanga se? Kugura agatenge hano none sanzwe harimo ibitenge bihenze. Baba we. Nubona ko nambaye kamwe kene nayo ifite barakibye. Urumva? None uyu mukire nyine imyenda nawe. Aravuga ko ibitenge ngo bugura 20 ngo 15. Nzi ko ari bwa bundi bw'amarondo. Bw'amarondo ni nka k'icyatanu bibiri. None ajya mukire arankati yarambwiye ngo genda kwana nta myenda yayo mafaranga yaba. Ni mpamvu nje njyenyine gutya. Jewe naje kare nza mu rugo iwawe nsanga ntago uhari. Ndabanza ndanicarana nagutegereza. Ndabanja ndicara ndagutegereza kabisa bifatika. Navuga ati ko byasa kose nimba urwaye ntago ujya kure. Nturi kujya mu rugo se? Nyine dutambikane tugerane mu rugo tuganire. Umeze mute? Tumeze neza no kuri nta kibazo. Wowe se? Ufite byago nyine umva. Nyine byago ngo mbwa ziramwibira. Uko nakarwaye na twatuna ari ifite baratunyibye. Nibyo wari ufite mu rugo byose barabyibye. Kubera ko nari mu nzu ngenyene. Yego. Nacumbagira sinzi ukuntu agiye kwihagarika sinanakinga. Ese wigeze ubona nambaye kucyako cyangwa ubwo nabyo nyine barabintwaye, ariko ko barabitwaye barankoye kiriya gisima wowe tekora. Igisima bacyomuyeho, niyo mpamvu ndi kubona uri kugenda byibuze ari ntago kiragera igisebe kiracyarimo, harimo inkovu yarapi na hano mu ntuze bakuyeho. Haracyarimo ibisebe. Haracyarimo ibisebe. Se wigeze ubona nambaye gutya kuko iminsi yose tuziranye? Ntabwo nigeze mbaho gutya. Satani agira igihe akakwikaragiraho akakwizungurizaho. Niba bagira ngo arebe ko wijujuta ntabwo mbizi pe. Yanyikaragiye ariko ntabwo azanshobora. Si cyiza kiba gihari nuko Imana yonyine bifite umugambi muremure ku bana bayo, kandi bifite byinshi byiza idutegurira hazaza. Je nyine naragiye nanjye mera nkaho binciyeho, mera nkaho reka mvuge mera nkaho neretse agati mu ryinyo. Nidiba ibintu narindi musa, ntabwo navuga ngo naribagiwe, ahubwo ibintu ngiye narindimo nkura nabyo. Oyihangane basi byo nambara n'ibibodaboda. Oyihangane sindagira. Nose yutuma umukobwa uramukobwa undangiye hanga urawo mu gipango cyane y'umutima akaza kugura agatenge. Uzafata umukobwa ubuze ko bakenye ko bakenye amafaranga nari mfite, nari gutuma undi muntu ubuze
hari ikintu kindi ubona afite uriya mugore arambwira ati wakugeza akora uriya amaguru ye niba abasirimu bafashe za Kigali na za Nyabugogo hamwe bari kumva mu mapa ngo nari nkuzura umusirimu ngo ko nari nkuzugira amafaranga unasa n'ukaza kumwona ngo igitenge cya London ibaba we kubyana nitubicuruza ibaba we utekaza uko azabigenza cyangwa se hari igihe ushobora kuba uyu munsi uri kujya kugura igitenge cya 2 nacyo bakakikwima ejo Imana ikagushyitsa ku rwego noneho uzajya ugereka icya 50 80 100 ariko se byose ni ukwizera kuki wansuye ukanzanira umuceri wonyine nkategera ko uzanzanira n'utubo none se reka nkubaze mama wapa nta muntu byibuze wegeza kugurira imboga urishura muceri ntawe nabonye abantu twari tuzanye ibyo navuga ngo abantu b'abakinnyi b'amashusho mede ntabwo ari abantu beza nta muntu nabonye ndimo ndawuriraho rwose uretse sinzi umuntu waguriye ubunyobwa yego kandi sinjya ry'ubunyobwa ariko iyo umeze nabi ntabwo wijojote ibaba we iyi Mana yavuga ko nayijojotiye yacya sindagira ngiye ngo werekeze ntaribe nkugeze mu rugo ariko basi uri kwiyumva ute nyuma yo gukuraho sima ese wagiye kwa muganga byibuze wabashije kubona amafaranga yo kwishyura ibitaro cyangwa ntabwo urayabona ntabwo nari gusubira mu bitaro nagiye muri pirive hari umuganga wari wanyemerera arambwira ati nzakigukurira umurokore barokore ngo aragiye banyuzamo bakagira impuhwe umurokore niwe waje kunsura mu rugo ati nzakigukuriraho ntugire ikibazo tuzaze mujyaneyo bakigukurireho ni umuganga nyine yego yagikuyeho nubwo ntarakira ariko yapfa kugera baba ibyo bisebese byibuze ubifitiye imiti uri kubishyiraho bakira n'umufungo gwari k'umuti nta miti ufite uri gushyira kuri ibyo bisebe nta muntu wakugonga ibisebe bizikiza bwo buriya nuza yavuyemo buriya byubwo byavuyemo na kiriya gisebe cyabizanye kizanabisubizaho nyashya hasindagira tuye ko tugera none se umugabo wawe na magingo yanga basi nta amakuru ye nayaye ntago leta iramubona ngo byibuze aryozwe ibyo yakoze buriya bintu wabikora ukongera kugaruka u Rwanda ntago rukunda abanyamakosa nk'abariya ntago yagaruka mu Rwanda yego ntago yagaruka ndekosa ntago yarikora kereka buriya Imana izamubabarira hari cyangwa izanamuhana sinzi ko yego baba we rero umuntu wakoze ibintu nka biri ubundi abagomba gukurikiranwa n'inzego z'umutekano leta ikamufata akaryozwa ibintu nk'ibi ngibi rwose ntabwo iba ari ibintu by'i Rwanda baramuvunaguye umugabo we yaramukubise aramuvunagura yaramuvunaguye rwose yaramukubise aramuvunagura rero mama wa Pampe yose iramuzi mama wa Pampe nubwo umeze gutya ukaba ubona naje kukureba meze gutya ariko nta mugongo mfite nacitse umugongo nacitse umugongo pe ubu ndi kwibaza noneho ibi bintu birarangira bite ese turakora iki mfite inkuru mbi cyane usuricara hasi wowe yasindagira basi tugende genda mbikubwira mfite inkuru mbi ariko ninkubwira ngo mfite inkuru mbi ubyumve ubu ngubu ndi kwibaza ahantu mpera mbikubwira byancanze niko niba ari inkuru mbi izindi ntabwo nabura kubikubwira kandi ugomba kubimenya ukamenya ibyo ari byo ntabwo nabyiherera nari mbizi kuri ku gisasiro cy'uburwayi nabati ibintu ntabwo ndi buhite mbikubwira ariko bibaye ngombwa ko ndi bubikubwira kubera ko nanjye nose nakora iki ejo ubyumviye ahandi ntabikubwiye nk'umuntu w'inshuti yawe kwa mama wanjye nk'umuryango muri rusange ntabikubwiye ukabyumvira ahandi hari ubundi buryo wamfata nimbi ku rwego ruri hejuru nanjye na magingo aya ngaya ntabwo ndabyakira ihangane mbikubwire ugomba kubimenya mama wa Pampe hagarara gato icara harambi bikubwire kuko ibi si ibintu byo gukubwira uhagaze kandi umbabarire nyine kuba naratinze kubikubwira
nuko nanjye nari ngishakisha amakuru yabyo neza menye ibyo ari byo. Muri bwicara hano kwa Amabuye simbizi. Cara hano kuri Amabuye. Nanjye ubwanjye kubikubwira numvaga nta hantu nzahera ngira ute mbikubwira. Ariko ni ngombwa ngo mbikubwire ubimenye. Icara hangaha guri. Ugiye kunaza muri quartier. Ugiye kunaza quartier. Quartier gute se kandi? Nyine wowe nimba ubona quartier yose iri tugende dutsindagire tugere mu rugo. Reka dusindagire tugende tugere mu rugo. Wowe ngo ngwino dusindagire basi tujye mu rugo. No dusindagire tugere mu rugo. Sibyo? Mfite ikibazo. Kanicara kwibe ndabona naryo wagira ngo ni diva. Muri make dufite ikibazo. Kitari kuri nge nyine. Wenda umuntu nubwo yaba mubi kajana ariko nuwacu. Nawe urahicaye se? Nawe ndahicaye ngomba kuhicara. Ibyo gusa neza ntacyo bimaze byose nibyo gusa neza kuri iyi si uko wasa kose ni ubusa ni zero. Mama wa Pampe rero umbabarire wenda natinze kubikubwira kubera ko nari nzi ikibazo ufite nawe ati ibintu ndahita mbikubwira n'ikibazo ufite birarangirira he. Kubera ko muri na misi ejo twari mu matora ugiye kumbwira ko Kagame bamutoye kandi mbizi. Urabizi rwose iyo ni inkuru nziza abanyarwanda twese twishimiye. Yabaga ari niyo nkuru basi nari ngufitiye. Ntago mbangeze amasana ubwo nabuza ahantu nca nyikubwira. Ariko uranyihanganira. Mama wa Pampe kumbwira ko barafenda naye bamutoye. Ntago bamutoye. Ko nagiye nkasa. Ibyo ngibyo wibivuga. Mama wa Pampe isi yanyikaragiyeho. Sindaje nasanga n'urugi barukuye. Mama wa Pampe ubu ngubu tuvugana Sadonda yarapfuye. Iki Sadonda wa muhungu wanjye twakinanaga kuko nawe aragambwira ngo naze yambara imyenda mana yamwirira mana ushobora byose igikomere noneho kirasutse. Sadonda arapfuye ariko Sadonda nkuko mana yamwirira. Ariko ni ngombwa ngo bimenye kubera ko ngiye ubona nararize narihanaguye. Ngiye nararize narihanaguye namaze no kubyakira. Ubigisigaye nyine ni Imana yonyine igomba kuruca. Nubwo yari mubi yateshaga umugore w'agaciro agakora ibintu bitari byiza tubona n'amaso yacu katari byiza. Ariko basi kwa tumukeneye. Ubu Sadonda tuvugana nta kiri mu mwuka w'abazima. Sadonda makuru hari nuko yapfuye. Sadonda yarapfuye byararangiye. Maramugonze se yapfiriye mu muhanda yapfiriye mu nzu ariko Mana ishobora byose. Wa Mana wanabaye kuko ibintu numvishe n'ibiki. Sadonda maramuroze. Sadonda yataye urugo rwe byakoze biramugarutse kuko nubwo yataye umugore ariko ntago yakagombye gupfa. Mana ndabigenza gute ko yaragarutse mu buzima bw'abantu ndabigira n'Imana yamwirira. Utari wowe ntago anega kurira. Ngiye nararize narihanaguye. Igihe bimaze nari naranze kubikubwira. Ubu Sadonda ntago akiri mu mwuka wawe. Ikibazo cy'uburwayi bw'iki gisebe noneho kiratonekaye n'abandi mu mutwe. Ihangane tugende. Sadonda ngo baramuhambye se. N'ubu n'umurani mayitiye nta muntu uzahana ari. Ngiye barampamagaye urabizi ko twari twagiye kumushaka. Bavuga ngo yagiye za Ngororero yagiye zahe twaramubuze. Bamushaka turamubura. Ejo nibwo nakiriye telefone umuntu arampamagara arambwira ngo uyu muntu mwashakaga umeze gutya na gutya ngo yiyahuye mu ruzi arapfa. Nigeze mubona twagiye kwamamaza ariko masite nibwo muheruka. Icyo byararangiye rero. Reka umwana w'umwijuru koko Sadonda apfiriye icyabyaye umwana y'amaraso y'Innocent yamusamye. Uriya mwana wari mu mahanga n'urira gatuma yiyahura burabigenza bite Mana yamwijuru. Niwe Mana izuri izazure Sadonda izashyiramo imiyaga n'ukuri. Njyewe yarampamagaye ubu nararize ngiye narihanaguye niyo mpamvu ubona kugeza aka kanya amarira yankamanye.
ntacyo kuvuga mfite, nta n'icyo kurenza kuri ibyo bintu. Sinabwo ugiye kuneza abantu bo muri karitsiye, Tugende. abana babonye ndi kurira mu muhanda. Wahaguruka tugende, sindagira tugende. Sindagira tugende, mugeze mu rugo. Inkuru nayo ngufitiye niyo, umbabare kuba mbikubwiye utameze neza, ariko nta gihe nari kuzabigumana nk'abantu mwe. Nta gihe nari kuzabigumana. Uzajya uzane iyo ihangane, tugende ihangane, twese tugiye kwigira hamwe ikintu twakora. Oya tugende mw'abantu mwe rero, reka ngeze uyu mubyeyi mu rugo, ndabona nataye umutwe. Wowe ihangane tugende, ihangane tugende mw'abantu mwe, reka mugeze mu rugo. Ihangane tugende, tugere mu rugo, sibyo? Imana ibampera umugisha mu dusengere. Nta kindi ubu nakora, ntacyo narenza kuri ibi ngibi. Saba Imana ibahe umugisha. Ibindi ubwo ngubwo reka tugende dukomeze dukurikirana amakuru, tumenye neza n'ahantu umurambo w'uriya muhungu uherereye, nimba ari kumushyingurwa. Oya tugende. Sawa rero, Imana ibampera umugisha mu dusengere. Bye bye.